Ikiyobyabwenge nigeze kugira kimwe cyari umukobwa nicyo kintu cyanyobeye icyo nahuye nacyo nahuye nacyo ndananuka neza burundu ndagenda mbimbwa icyo kikugira imbwa rwose mbimbwa neza no bariko kiracyanyobya n'ubwenge ho nagikundaga cyo kiyobyabwenge cyanjye bwa nanjye mu banywa biyobyabwenge ndimo bampimye basanga afite ikitroma y'umukobwa mu mutwe. Niyo drogue mfite kabisa. Urabizi muri iki gihe ibintu byose byabaye komisiyo. Kiza mu komisioneri ashobora kundindiza bitewe n'iki. Ni bandi nanjye ndirindi bandi. Bane byo tuvugisha ukuri. Aba komisioneri nama bandi nanjye ndirindi bandi. Ko niba umuntu ashobora kukubwira ngo arashaka kugurisha ubutaka bwawe miliyoni 12 ariko ngo uzamuhemba ko ebyiri wowe urya 10 kandi 12 nizo ushaka. Uwo muntu abari kukwiba. Reka tujye tubasubire tubifuriza mu munsi mwiza, umunsi w'amahirwe, umunsi w'umugisha. Manzi meze bite? Urebye ni neza naribi. Naribi. Nta kibazo gihari rwose ni sawa. Ariko n'undi urasa neza. Wambaye neza. Oya. Fresheri. Wapi. Burya ufite impamvu nyine yo guhunga itangazamakuru byo wagiye mushobora kubita amafaranga. Buriya wenda nk'ikintu navuga amafaranga nari nyafite mu minsi iri inyuma tuvuyemo. Ariko ubu nayo. Yarashize. Ubu ndi kongera kuyashaka. Mbo hari ukuntu uzumva abasore benshi bakubwira ngo amafaranga yarashize cyangwa yarakennye. Ngewe ayo nari mfite ntabwo yashize kubera ko wenda nayo ngwira inzoga cyangwa nagiye mu biyobyabwenge. Narayakoresheje nyine nayashyize mu bwubatsi amafaranga yanjye ari mu bikorwa. Ngiye mfite amafaranga ariko ari ahantu mu butaka. Ari mu bikorwa. Ari mu kirombe. Ngiye mfite kirombe ari za Nyamata buriya Bugesera mfite kirombe cya Danje. Wowe urakazi. Oya sino gukara gusa ahubwo ngenda nari. Oya umeze kubera imyaka yanjye mfite ku myaka yanjye mfite. Nshobora kuba mfite nk'umutungo so kwiyemera. Nshobora kuba mfite wenda nk'ahantu nashyize nk'amafaranga aho ngaho muri icyo kirombe ndi kubwira. Sinabura nka miliyoni 20 ngewe buriya simvuze ngo nayashatse. Mvuze ngo mbihaye nk'igihe nkavuga ni wenda mu gihe. Wenda iki cyumweru gushaka ngo nashaka nk'amafaranga. Byaterwa nanone n'uburyo ndi kuyashakamo. Urabizi muri iki gihe ibintu byose byabaye komisiyo. Kiza mu komisioneri ashobora kundindiza bitewe n'iki. Ni bandi nanjye ndirindi bandi. Bane byo tuvugisha ukuri. Aba komisioneri nama bandi nanjye ndirindi bandi. Ko niba umuntu ashobora kukubwira ngo arashaka kugurisha ubutaka bwawe miliyoni 12 ariko ngo uzamuhemba ko ebyiri wowe urya 10 kandi 12 nizo ushaka. Uwo muntu abari kukwiba. Uri kubyumva? Rero no kuvuga ngo uwo muntu we anyorohereje nkamugani nshakamo miliyoni 20 ariko hagurisha 22 ebyiri zizabizawe ngiye mu 20 akayazana ayo mafaranga nayabona. Nta kibazo wowe ufite. Nta kibazo naba mfite. Ariko ubu ntacyo mfite. Ariko ikibazo namabandi we. Namabandi buriya wenda banambabarire abantu barimo barakurikiriye icano so kubatuka. Ubundi hari abakomisiyoneri b'abanyamwuga. Bafite za company bafite tini namba basorera leta. Ako hari nabandi bakomisiyoneri nyine babandi baranga udutelefone twa 3 baranga isambu z'ibihumbi 300 abarwivanga ubona na address bafite. Ayo rero niyo mabandi. Abo rero kuko ari bomba nziranye nabo sinabashyira muri deal zanjye. Ngomba kugenda gake. Ubushize cyari kiri kuri 12 ariko ubu kiri kuri 20. Ejo bundi kizakiri kuri 25. Ibintu byanjye kandi ku myaka geneshe nuko kinakigiraga kigenda. Ubundi iyo mbyutse ngewe mu gitondo principe ngenderaho. Ngewe iyo mbyutse mu gitondo mbara ko Imana yanije uwo munsi ngo mubyaze umusaruro. Iyo rero nzi ko uwo munsi ngomba kubyaza umusaruro n'ibyanje ubwo biba byiyongereye agaciro kuri wa musaruro. Niko bimeze. Hanyuma rero abantu bagiye bati Manzi tumuzi muri filime tumuzi mu barezi family n'ahandi hantu henshi umanza hugiye mu bikintu byo ngibyo yararimo cyangwa hari ibindi bintu Manzi arimo. Iby'abarezi family wenda reka mbariho mera byahereye kuva mu 2011 bigera 2016 ariko sinahise ndeka itangazamakuru. N'ubundi narakomeje ariko nyuma nza gusubira mu ishuri ndiga. Ubwo uzi ikintu nagiye kwiga narebye hano hanze uko ubuzima buteye bro. Ubuzima ukuntu buteye butwemerera kwigira abasongarere. Bitwemerera kwigira ababosi pe ariko mu mutwe turi empty. Nta kintu kirimo. Amafaranga buriya ikintu nanabwira abantu no umushyitsi. Buriya uzatunga ifaranga nutunga ifaranga udafite umwuka. Mubane neza. Ubu umeze nk'umuntu utunze indobo yatobotse uteganya kuzavomeramo amazi. Kuko ntabwo yakuzura. Buriya ifaranga kugira ngo uzari saving neza rero nuko ugomba kuba ufite ikindi kintu ukora kikwinjiriza amafaranga
ahora yunganira ya yandi. Ubwo naje amafaranga agasohoka ariko andi yinjira. Nicyo kintu nashaka kuvuga. Naje rero gusubira kwiga ndagenda niga ibintu biri mekanike. Iyo tuvuze mekanike abantu bashobora gutabumva gukora imodokari. Nize mekanike ni imirimo y'amaboko. Nize sudire na electricity. Muri sudire rero twizemo ibintu byinshi cyane harimo n'ubwubatsi n'uko gusudira n'amamodokari. Nyuma none maje kubyiga ngaruka mu itangazamakuru. Maje kugaruka mu itangazamakuru sinatinya no kubivuga. Mu Rwanda ritangazamakuru ariko nta mafaranga rifite. Rirakennye. Rirakennye. Ahubwo abafite amafaranga bamenye ubwenge ni nkamwe mwakoze zino mbuga za YouTube channel. Mwebwe bwo murayafite. Ahubwo ngo ugiye gukora ngo ikinyamakuru runaka nashatse kuvuga hano. Bro, inzara izakwiye. Ubu kuntu nsigaye ngana mfite ibiro ni ubuse simfite nk'ibiro 70 ingahera. Ni nka 60 cyangwa maximum. Oya kandi mene none se oya buri reka nkubwire. Byari ibintu ngewe nkunda. Buri hari ukuntu uzaganira n'abantu benshi batandukanye. Wumva umuntu ari kukubwira ngo ngewe ngo ndi umunyamakuru uri kubyumva ngo ndi umusitari ubizi ko ari n'umunyamakuru pe ariko imvura nibwo usange mwugamanye hehe kwa Rubangura uri kubyumva none usange wa mwana cyangwa naje gutara inkuru agende muri bisi muri wenda muri bisi reka tubyite ubuzima bwacu bwa buri munsi ahubwo usange ari kwanduranya n'umumotari motari wabyutse aje gushaka amafaranga uramuteza kugejeje kuri tele ngo magomane ngo nge nitwa Manzi Maganya ngo nkora ngo kuri radio niyi ngo bro ngo nzajya ngusuhuza ngo no kuri radio ngo urumva ngo ahubwo ngo manambaye ngo nze kuyakoherereza ubwo urahemutse sibyo ubu rero umwuga w'itangazamakuru ku bantu babibonye kera ni abantu bari kuwukora ariko bafite n'ibindi bintu ku ruhande begamiyeho natangazamakuru byo mu Rwanda rifite amafaranga walaje turaba volontaire wangu turaba volontaire rwose no gukorera ubushake no kurya hiti kandi iyo myaka hiti narayirenze siyo mpamvu wasanga abanyamakuru benshi barimo bagenda bahunga itangazamakuru nabegera mu bindi oya wivuga ngo bahunga itangazamakuru vuga ahubwo ngo barakennye nese itangazamakuru ubundi urarihunga ugiye mu kihe kindi niki kindi ugiye gukora uhunze itangazamakuru sibyo niryo abantu bakuzimo urikoze imyaka 10 mu myaka 10 wakabaye byibura ufite nka miliyoni 200 kuri konti nta n'ibihumbi 500 ufite nuzi guteka iryo rindazi nuzi guteka capati niwana kwikora n'umufuka w'amakara ibyo uzi gute uzatwaza umuntu ni wana wikorera none nikirenze kuri ibyo ni wasaba nakazi muri restaurant kiki ko gukora amasuku ko waremajwe nuko nguru umunyamakuru cyangwa wenda ngo boss akubwira ati uza guseriva abantu mu gihe abantu baje kwiyakira kwemere rero ko abanyamakuru hano mu Rwanda abenshi turakennye nyimara rero kuva muri iryo tangazamakuru ngajya kwiga nagiye kwiga cyakora Imana ingirira ubuntu ndangije kwiga nsurvivinga agahe gato cyane ko kwitekereza kangana nk'amezi 3 oya bro nago karako kwitekerezaho burange sinjya nirarira nese ubwo kwitekerezaho mfite imyaka 34 hafi n'5 ubu ndakira umuntu witekerezaho nago cyari igihe cyo kwitekerezaho ahubwo nene narasurvivinze nyine naradistrago je sinjya mbeshya ubuzima bukomeye uri kubyumva ariko kabona Kigali miragusiga kandi warebye uko ukabona bigomba gukora neza buriya rero Kigali nago ngewe nabaraga ko iri kunsiga ahubwo nge nabaraga ko nshaka kuyisiga nayikanera imibare yuko ishaka kunsiga kuko nuko ubundi kugira ngo Kigali gusige ni wo bigiramo uruhare ariko ushaka ubundi wanagendana nayo hari igihe utera imibare nabi bikanga uko nkanjye nari ngifite confidence z'uko nyiri umunyamakuru mu mutima numvaga ko ngiye Manzi Maganya n'abaturanyi bakoze kuri umuntu Manzi Maganya wakoranaga na Kanyombya ndi umunyamakuru abantu baranze ariko nyamara nge nasanze nta n'umuntu nzi cyakora wende mvuze ngo Maganya hari umuntu wituvuga ati Maganya wundi wakoraga kuri radio nkavuganiye ati ni wowe se navuganira ubwo bikansa bisobanuro byinshi rimwe nkamwereka ikarite z'akazi nkajya mu mafoto ndi kumwe na Kanyombya kugira ngo agira ate abyemere cyangwa se amafilime ndamwakinnye yego kugira ngo abyemere ubu rero uzi ikintu kiriho ngewe ubigihe ngezemo uretse ko twasimbutseho gato ubigengezemo si igihe cyo gukora hiti no kubaka izina nkangisha abantu ngo Maganya ahubwo ni igihe cyo gukorera amafaranga uti gute ngiye nyirangiza ishuri nararebye nsanga nta kindi kintu nakora ko nubundi nzajya muri rya tangazamakuru rya tangazamakuru nzajyamo nzamara umwaka nahembwa kandi boss anyereka ko kuri payroll ndiho
mu bahembwa ndiho ariko buri aba boss benshi ari n'igihe gusinyira abitwa ubundi ba directeur deje uyoboye ikigo ntabwo ari ugikuriye boss si koko ari CEO uriya rero directeur nawe n'umukozi buriya we aranagusinyira akagaragaza kwa CEO ko wahembwa nizo stara bw'abanyamakuru benshi bacamo wajya nko kwishyuza boss akakubwira ngo uri umuvolontaire umaze umwaka ukora umuvolontaire uri umugabo ufite umwana urishyura inzu yo kubamo cyangwa se ntabwo umwaka ntabwo muri kuno kwezi ntabwo twinjije ngo covid abantu bose bihaye ibintu bya covid wagira ngo yabagiye mu mapantaro yabo atuma arabyimbye ibintu nibagenda neza covid oya buri hari ibintu ngewe buriya mba nzi covid nibyo koko ni icyorezo kambivugeho cyagize n'ingaruka ariko covid ituma udakora ngo ubone amafaranga uko nyirinzu arimo arabara ariko byumva bibaza rero kugira ngo ukorere umuntu ukwezi ni gushira kubwira ngo urabona ngo twasubiye inyuma cyane ngo kubera ngo covid ni iki ariko iyo waciye ubwenge ukavuga uti ngiye kwihangira imirimo ariko kugira ngo uhange umurimo kenshi biterwa no kuba warafungutse mu mutwe rero nyimara kurangiza kwiga nyine nakubwiye na struggle nzagahe gato ariko nyuma naje gushinga ishuri ngewe ubu ngubu tuvugana mfite abanyeshuri bagera mu 120 nasohoye ngewe bari hanze bari ku isoko bari gukora nigishije sudire nkagufata nkakugisha sudire amezi 3 ukahita ujya kuri tele ugakora bari gukora ibindi ngewe byo nguha n'ibyibanze ibindi bimenyera kuri tele ubu bari gukora hari aho ngera bakavuga mwarimu turagushimye aho rero niho nakoze iyo business nkora ikigo bita Imanzi Volunteers and Technical Skills Center icyo kigo rero nicyo cyatumye nsa nkaho nzahutse muri za starago nari mbaye bango baragwingira n'ubwo uriko n'ubwo bari kuyundebye ubona naragwingiye kubera ko hari ibyo ndi kuvuga bro reka nkubwire buriya sinzakubeshye ngewe hari ukuntu njya mvuga ariko abantu buriya n'ubu ngubu wenda ikintu cyanzaje ari ukuntu njya nkunda kubwira abantu ariko abo bantu ntibakabyumve nabi njya mbwira abantu ngo igihe mwe mwari muri gukora ibifu byanyu mubayeho neza njye nari ndimo ndubaka inzu njye namaze umwaka wose mbayeho nabi bro mbayeho nabi babajama banje bose uzi babyibushye babandi uzi babyibushye bafite fresheri harabo duhura bagahita bavuga ngo dore umusaza we ngo ukuntu usigaye warananutse ukuntu wabaye ngavuga ni bro none mbigenze ne ingurube naryaga narayiretse byeri twahuriragamo naraziretse wowe mujye wari uri kubaka inzu ushimisha umubiri wawe urya neza njye nari ndimo ndubaka inzu njye mfite inzu wenda singiye no kwiyemera mu mudugudu nuye muri Rugarama mu murenge wa Musenyi urenga Nyamata ubwo hari Nyamata hari na Musenyi nuye mu mudugudu wa Rugarama akagari ni Nyagihunika iyo nzu uwo mudugudu urimo amazi agera nko muri 250 ariko inzu yangira ku mwanya wa kabiri mu nzu nziza zihari kubera iki uyu mwaka uyu nguyu dusa nkaho twavuyemo wa 2020 n'uyu turimo tugeze muri uko kwezi kwa 8 nge wari umwaka wanjye wo kubaka ahantu ngomba kuzaba ngasaza neza ayo niyo makuru naho abantu bari gukurikira kino kinyamakuru bivuze iki ngewe ubu aka kanya tuvugana nubwo nahura nawe nambaye igipantaro cyacitse cyangwa iki ngewe burya imibare ngira uri kubyumva si ukwiyima ntabwo imibare ngira ari ukwiyima ariko nge narahiye ko nzongera kurya neza kunywa neza no kubonana n'umukobwa nge numva nifuza ari uko byibuze mbona ko inzu yanjye iri muri rwa rwego nshobora kugufata nkafata mugenzi wawe nkababwira nitugende nge nuriye n'ikiyaga nkababwira nitugende tukicara kuri terase hejuru buri kintu cyose kirimo uri kubyumva cyitwa icyanjye uri kubyumva cyane ubwo rero nibwo buzima ngiye naciyemo bwatumye zitaraguringa hari n'abazumva bavuga ngo buriya se nguriya ngo shobora kwa ngo yaranduye ngo sida oya no narayanduye nakubwira ko ari byo ubundi se narayanduye bimaze iki bakoze umukoze cyane se muki mu gukunda abakobwa se oya mbo wenda ibyo ngibyo sinavuga ngo ni vie privé yawe ubundi impamvu uvuze sida dore impamvu mise nyivuga ubundi ikintu twe tuzwiho gucira abantu imanza sibyo ntabwo twe twitaye kumenya ibyatumye duhuga ngo tubure ahubwo twitaye kumenya ibyatubayeho ubu nta muntu ushobora guhura nawe ngo akoze ngo manzi kudagikora kuri City Radio byagenze gute
ahubwo umuntu muzahura azongorera mugenzi we ngo yararaburije mani ngo reba ukuntu asigaye ameze ngo nta n'ikinyamakuru cyamwakira ngo gute se gute njye naraburije kubera ibyo ndimo ariko ndagusezeranya ko njye nka nyuma y'ukwezi kumwe buriya nshatse nanagaruka no muri muna bakajya kuna kuri ya nuza waruriho oya cyangwa naranaharenze kuko njyewe buriya target mba mfite ntabwo ari target yo guhora mu kintu kimwe bro njyewe mba mfite target yo guhora mpindura ariko nabyo byiza mpindura ibintu byo guhora ahantu hamwe no ntabwo ari byo hanyuma wenda twatuma tuvuga Barezi family ubwo Barezi family harimo Kanyombya harimo Lily Park harimo Manzi Maganya mujya mwicara mukongera mwumva byibuze iriya groupe yanyu ishobora kongera kugaruka byibuze wenda ntigaruka ari wenda nishaka garuka Barezi family cyangwa se ariko n'irindi zina ariko mukagaruka byibuze muri iriya tsinda ubundi uzi ikintu aho ngaho nahita nkubwira mu buryo bworoshye ubundi iyo wariye uranatekereza oya uriya umuntu wariye agahagarara nubwo atekereza neza ahubwo umuntu ushonje niwe utekereza neza nk'ubu njyewe inzara mfitiye Abarezi family nagira nk'amahirwe nk'iyi kamera yanyu mukadutiza nk'ibyumweru bibiri kubera inzara mfitiye Abarezi family dushobora guta dukina nka episode 600 mu cyumweru kimwe uri kubyumva kuko Abarezi family buriya njyewe yarangaburiye ariko ushobora gusanga muri nk'abo bose uvuze hari uburyo bagira opportunity yo kubona utwo dufaranga bo bagatekereza ko niba ubonye 100 uyu munsi ni bagenzi banjye sindi kubavuga nabi ejo atakora cyangwa se nubwo yakora ariko ibyo afite yumva bihagije bro ibyo bintu tubiganiraho kenshi no muri iyi minsi navuye i Nyamata nzi Kigali nje kugira ngo twongere dukore itsinda ry'Abarezi family tutangire gukina noneho ubuntu buri video tubushyire ku ma YouTube channel ariko mu byumweru bibiri maze hano nagiye kwa Kanyombya naramusuye nta kintu cyavuyemo Lily Park tuvugana buri munsi nta kintu cyavuyemo niyo mpamvu nkubwira ngo wowe iyo wariye ugahaga ntabwo utekereza neza ariko umuntu ushonje burya niwe unatekereza neza kuko abatekereza agomba gukura umugati njye rero nshonje itsinda ry'Abarezi family byatari uzarigaruka ko yagenda kose bitagera yewe n'imbaraga waribonye yego numva ryagaruka gusa wenda hakaba habamo nk'imbogamizi y'imyumvire kuko buriya imyumvire yanjye ya Kanyombya Lily Park ni imyumvire itandukanye ariko buriya rigarutse byaba ari byiza cyane ku Banyarwanda kandi twakora rwose byaba ari byiza hanyuma wenda bweze gukomozaho ku bantu bamwe ibiyobyabwenge Manzi we ni nk'umuntu w'urubyiruko wanywe ibiyobyabwenge Manzi mufata tuvuge wenda Manzi abonye umuvandimwe yanywe ibiyobyabwenge cyangwa se umuturanyi Manzi amufata mbere rero uko wenda ngira uko njyewe nabafata nabanza kugira icyo mbivugaho ariko nakomoze no kuba star kuko urabizi yuko buriya majorite umuntu wanyweye ikiyobyabwenge bamufata ari uko yakinyoye ariko baramutse bakoze nk'umukobwa bakavuga bati tugiye gufata abantu bose dupime hari no mu nzego wenda nashatse gutunga urutoki haba harimo abantu bakoresha iki ibyo biyobyabwenge ahubwo nangazwa n'ukuntu twe tujajinga abo babikoresha kandi hari ababatuma kubikoresha ahubwo n'ubundi njyewe rero iyo mbonye nk'umuntu unywa ibiyobyabwenge nshobora kukubaza ibi bintu ukora ubona ari ikintu bikumariye ushobora kumbwira ati njye hari ikintu bimariye biramfasha njye nshobora no guhita mubwira ni courage boss niba bigufasha njye nagutera ko se naguca intege nabwo ni courage kuko ikintu kibi ikiyobyabwenge iyo ubwenge bwawe bwayobye ariko mu gihe butari bwayoba se kandi mbona uri mu bintu bizima njye nakubwira ngo courage nubwo njye ntabwo nemera ibiyobyabwenge kuko njye sinkoresha n'ibiyobyabwenge gusa igitangaje nubwo naba mbikoresha nakubwira ko nabikoresha kandi mbikoresha ariko njye 100% nta kiyobyabwenge na kimwe nkoresha ikiyobyabwenge nigeze kugira kimwe cyari umukobwa nicyo kintu cyanyobeye icyo nahuye nacyo ndananuka neza burundu ndagenda mbimbwa icyo kikugira imbwa rwose mbimbwa neza n'ubu ariko kiracyanyobya n'ubwenge ko nagikundaga cyo kiyobyabwenge cyanjye so ni umukobwa twabyaranye arahari ariko nyine niwe unyobya ubwenge kuko iyo namutekereje buriya hari n'igihe njye sinjya nirarira uramukunda se cyangwa no kubera yuko wenda so ndamukunda nkumbuye inama yajyaga ngira n'umukobwa wamfashije ndi mu ishuri mani ndimo ndiga bino bintu nakubwiye bya welding yaramfashije icyo gihe tukajya dura we yigaga university akanankirira ibiryo mu kantu gutya
nkabona nzaniye mu rugo ati akira ndabizi ntabwo watetse ubye uri kubyumva tuza gukundana turanabyarana ariko nyine bya bindi nakubwiye ngo iyo uri Caritas n'ubundi uri Caritas byarangiye tubyaranye iwabo baramutwara bamutwara kubera ko babonaga ko n'ubundi ntacyo mumariye ntawe yashobora kuba yaratekereje bati twebwe ku dufaranga twacu dufite uyu mu Caritas ashobora kuba aje ahubwo kuyadusaba barabanza bantwara umukobwa wabo baramujyana ndabyemera ubu ni nacyo kibazo n'ubu ngubu mfite ariko ibyo bintu bakoze byatumye mbuwundi we aka kanya tuvugana uzi ko babikoze nkarakara uri kubyumva nibwo nase nekereza ubwenge bwo gushinga ishuri maje gushinga ishuri nta kindi nese nekereza nano nari mfite ikibanza nari naraguze 2014 ngikora no kuri City Red ariko sinigeze nyubaka icyo kibanza naragenzamuramo inzu mbye ndavuga niba ari abantu bansuzuguye reka ngiye nkoresha uko nshoboye kuko bamfashe nkaho ngewe ndi mayibobo n'ubundi ndi umukene ngiye gukoresha imbaraga zanjye zose zishoboka ku buryo n'umukobwa Imana nimuzamo ubu n'umukobwa Satani iracyamugenderamo buriya Satani buriya reka nkubwire reka buriya Satani mubi ni ibitekerezo we Maurice ninza nkavuga ni uyu mutipe mukorana buri urabona nangiye kubinjirira sibyo buriya ngewe ndi Satani uri kujya mu bwonko ariko Imana nimujya mu bwonko ikamubwira iti rero buri uriya musore nubwo mwangiye ukennye ntabwo ari we wanze ni wanyu babigoteye subirana nayo nge ndi tayari kumufata nkamubwira ni sheri ibyo nakoze byose nabikoze ku bwawe dore inzu yawe n'umwana mbwiriye nabona ko yajya yakahaba zahabe nabona twashakira ubuzima Kigali ariko tukajya cyangwa afatikanye yes nabyo birashoboka icyo nicyo kiyobya bwenge mfite ngiye nta kindi rwose buriya nanjye mu banywa biyobya bwenge ndimo bampimye basanga mfite ikitroma y'umukobwa mu mutwe niyo drogue mfite kabisa ariko mvuteganya byuze kuzabana nawe ahubwo ngewe hari igenge nibaza hari ukuntu leta izenguruka mu bantu ifata abantu ngo ibiyobyabwenge kuki abakobwa batabafata ngewe imbonero no kugira nka leta n'inama kandi inama iriseriye ngewe ndi sere mon cher ami ibi bintu mvuze babyumve Rwanda Revenue irahari polisi y'igihugu irahari Ribu irahari hari ibiyobyabwenge byirirwa bicana mu mujyi kwa Rubangura byambaye ubuntu bw'ubujipo bira biturangaza Rwanda Revenue igibisoresha uri kubyumva abasore erega biriya bintu biraturangaza mani bigatuma tudakora aba n'impanuka n'ibiki aba n'impanuka bari abakobwa baba bambaye ubuntu bw'ubuhenure n'ibiki babafate basore cyangwa mu kimwe babafate babafunge kuko nabo ni ibiyobyabwenge erega bira nabyo ni nabyo byadanje ahubwo no sizi divorce zose wumva zabaye mu ngo niki sabagabo babagiye muri ibyo biyobyabwenge yes baratuyobya tukabajyamo ingo zacu zigasenyuka babafate babafunge cyangwa se mo kimwe bajye basorera iki ubundi abakobwa beza baranaturangaza ku izina ry'Imana ngende leta nashyira itegeko bakajya bagenda ninjoro gusa abagabo bose baryamye ese wa mugano uvuze n'akantu keza ubona bitabangamira umuco wa Kinyarwanda uzi biriya bintu ntago ngeneganya ko byabangamira umuco wa Kinyarwanda erega n'ubundi umuco wacitse kera nuko mwebwe wenda cyangwa se twebwe tutabibonye ariko iyo ugiye kwegariza ibintu usanga umuco wari waracitse kera ahubwo ubu bari kugarura noneho ababishinzwe kugira ngo bawutwumvishe ariko ubundi umuco buriya kera wari warazimye n'ingero nyinshi zirahari buriya ntihazagira umusaza ukubwira we ngo uyu mwana ngo wataye umuco ubwo uzo muntu uri kukubwira ibyo bintu tuvuge nk'urugero ubu afite imyaka 60 munambabarire nta muntu nshatse gukomeretsa ufite imyaka 60 ubu ngubu ni 78 muri 94 mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi yari afite imyaka 40 sibyo kugira ngo umenye ko umuco wacitse kera ko umuco wari uriho umusaza wabonye ayo mahano agwa muri icyo gihe kuki ategereye babandi babikoraga ngo babwire ngo mwabantu mwibi bintu muri gukora n'ishyano muri kwica umuco kirazira nta muntu wica undi uri kubyumva ahubwo ugasanga uwo muntu muri iyi minsi ni uri gushaka kujera ubu kumanaginga ubuzima bwawe ubayemo akwigisha ko umuco wacitse kandi icyo gihe ibyo bintu biba nawe yarabizi ko uwo muco ibyo bari gukora nta muco biri nta muco Kinyarwanda tabyemera yego rero ahubwo twijajinga bari abantu sibyo twibajajinga ahubwo abari kubajajinga bo babanze bitekerezeho noneho nyuma ahubwo bo bafata umwanzuro icyo bagomba gukora ariko wenda tutagendeye ku kintu cy'umuco babanze barebe kuri icyo kintu biriya ni ibiyobyabwenge mu nsherame ubona byacika gute ko bigoranye nyaka yuko wenda hari mu nzego zagiye zibivuga zikabishyigikira abandi bakavuga yuko biri ntacyo bitwaye ubona byacika gute ubundi muri rusange nta kintu bitwaye uzi impamvu nta kintu bitwaye uragitwaye kubera yuko urimo byica akazi bigatuma impanuka ziba n'ibiki byose ubwo numva nyine hari azamo kugitwara ngewe ku ruhande rwanjye
navuga ko nta kintu bitwaye kubera ko n'ubundi uriya afite uburenganzira bwe bumurengera sibyo kandi ntabwo wemerewe kubuza umuntu uburenganzira bwe ahubwo niba bakora akagoroba k'ababyeyi niba bakore n'akagoroba k'abakobwa uri kubyumva babigishe babwire batari ko bino bintu hari amasaha mugomba kujya mubikoraho hari nayo mutagomba none se warabona umuntu wambaye ikariso mu muhanda agenda kwiyugiye Gisenyi ku mazi subona abakobwa bambaye amakarisi ibintu byose hanze barimo barubona byo batwaye iki igihe n'ikintu cyacyo niba ari ubugiye cyo kwambara ubwo bwambure bwa nabwambare bavuge bati guhera wenda saa 12 za ninjoro uretse ko afande Kabera saa 12 agufasha akagufata akagufata wenda bavuge bati guhera saa 10 za mu gitondo mu gihe cy'amabwiriza byuka nushaka utembere wambaye ubusa it's okay ariko saa 2 abanyarwanda bageze hanze public batangiye gukora umenye ko ugomba kwambara ukikwiza ibyo bizakemukira mu kagoroba k'abakobwa uri kubyumva bizo ngo bakora akagoroba k'ababyeyi babigishiriza mwiki uzi ibintu babigisha buriya ngo umugabo yatashye ngo uzamufata gutya ngo ariko ntabwo barababwira ngo ugende uganiriza uriya mwana wawe uri mu kigero cy'imyaka 17 n'itanu 10 kumanuka hasi ko kwambara ibi bintu gutya na gutya ntabwo ari umuco rega icyo wigishije umwana ni cyakurazi sibyo ko ngewe ninkura mbona papa bomagura mere nanjye ngashaka umugore nzagaka save kwajyaga bomora mere nanjye ndakubomora nanjye nakuboma ni nyine societe dukuriramo niyi twigisha ni dufate ababyeyi babanze babigisha uriya muco none ababyeyi bakure bigisha abana imico uri kubyumva aza wowe umubyeyi wawe yaba nta muco agira nawe ukagira uwuhe tujye tubwizanye kuri biragoranye ntabwo biraguye cyane hanyuma wenda hari itegeko ryamaze gusohoka hanze ahangaha nawe urarizi umukobwa watwaye inda munsi y'imyaka 16 uwo muhungu wayimuteye agomba gufungwa yego ariko ahantu nshaka ko tuza kuganiraho gatoya n'ahantu hari umukobwa umaranye n'umuhungu yamuteye inda ariko baza kubana hashize imyaka wenda 5 ube itegeko riramubonze agiye gufungwa nyuma y'imyaka 5 wewe ubibona umuhungu yateye umukobwa inda atujuje imyaka y'ubukure umuhungu aramutwaye bagiye kubana avuga ati umukobwa ndamuteye inda ariko reka mutware yabaye umudamu reka njye kubana nawe nyuma y'imyaka 5 itegeko riramugonze bo wenda nitujya ku bintu by'amategeko nge sinshaka guhonyora itegeko ariko burya itegeko naryo rijye rireba ku mpande zombi byenekereza ko ari umukobwa ari n'umuhungu bose n'abafatanya cyaha umukobwa wemeye yuko bamuryamaho cyangwa se yagiye no kwirebera umuhungu akabyemera atujuje iyo myaka ko sinumva akabyemera rimwe kabiri kugeza ubwo bamuteye inda kanemera akayibyara none agasanga no umuhungu nuko abamukunda ngewe rero mbifata nko guhohotera umuhungu ubutwari bwa mbere yagize yateye umukobwa inda aranamutwara cyo numva ari nko guhohotera iki no guhohotera umuhungu ahubwo bazahindura itegeko bajya wa mwana wavutse ntabwo ahohoteye buriya ahubwo ngo ni nawe ufite ikibazo none se reka nkwereka uzana birimo birashira se burari ibintu twebwe tutajya tubona kandi ibyo bintu tutabona biriho sibyo twirirwa tuvuga ngo hari abana mu mihanda hari iki ariko twe tugiye kureba dusanga bari abana bari mu mihanda 90% ni twebwe ababyeyi tubigira mu ruhare ariko munsi ya 90% ubwo 85% leta nayo ibigiramo uruhare nushaka kumbaze ngo gute nabikubwiye icyo nangiye gukora ahubwo n'ubundi cyo mundi abanyamakuru ibigiramo uruhare none se ubundi reka ngubaze Maurice we ngewe neye umukobwa inda nibyo koko ni icyaha cyuko tubikoze ibyo bintu ataruzuza iki imyaka ubundi nujya kumfunga iyo myaka 25 uzafasha nyina wuriya mwana kumurira ibyo bintu leta irabikora oya tujye tubwizanya ukuri ngewe buri hari ikintu kimwe buriya sinzi hari ukuntu bavuga ngo ururimi rwoshywa n'urundi ariko nge sindi kugira gute nta muntu ngereka mbogamire ku muturage kuko ndi ijisho rya rubanda niba tuvuga ngo tugiye kuguma mu rugo bakadukubita kawunga n'umuceri nimufunga papa wuriya mwana ugiye kuvuka muzanafasha nyina wuriya mwana kugira ngo mumukize ibikomere byuko yatewe inda yahohotewe kumufasha kurera uriya mwana mufungiye se muri prison none se wowe umufunze uriya mwana nakura azi ko papa na mama wowe wafunze uriya se ni wowe azakura yita se birakoranye wenda ushobora guhana umuntu kubw'icyaha yakoze ariko ntushyiremo uburemere aho rero niho handi uzasanga uriya mukobwa icyambere iwabo baramwanze kuko atwaye ikinyendaro agiye kuba mu muhanda
sibyo amaje kubyara uriya mwana abuze ukuntu amurera kandi njye wagombaga kumufasha kumurera ndi muri gereza nibwo atangiye kujya aryamana na buri muhungu wese abonye ngo abone icyo gihumbi cy'amata abone iki natabyara indahekana muri we biroroshye cyane mu mezi 5 buryo umukobwa aba yamajije gukunda ikintu kimuri hafi icyo kintu kimuri hafi umukobwa nibaje akakubwira ati nukuri nabuze amata y'umwana n'iki wayabuze uzaze konsura tubiganireho ukamuhaye 5 mukaryamana ejo ndakamuha 2 bakaryamana ejo bundi umukobwa ahita abona ko uwo mwuga w'ubusambanyi ari nako kazi kari shuwadiro uri kubyumva ajya asambana avuga ati ngiye kurera uriya mwana n'ubundi se baramufunze noneho bite bivamo avuga ati ngiye kujya njya no gutega n'ubundi asiga umwana mu nzu ajye gutega umwana namara guca kenge niho handi ubusanga umwana atangiye gukora nahura nawe Maurice akagucomora telefone akajya nko muri bino bikampani bitemewe bigura telefone z'injurano akayigurisha akabona bamukubise veni uwo mwana leta araruka nawe mu atabona ko ariko kazi turi kuzuza amabandi indaya nyinshi uri kubyumva cyakora wenda reka ngubwire nusambanye umwana uri munsi y'imyaka 18 ukagira ibyago n'umuterenda we bagufunge nibashaka hari ibyo nigeze kumva biyongoza ngo bashaka kujya banabakona noneho banagukone mbye uri kubyumva ariko nugira imana ukamutera inda baguhane gatoya nyine wenda beshyira mu nyoroshyo ariko hano uhanwe ariko hano ubizi neza ko uzasohoka wenda ugasanga uwo mwana yaravutse ukamurira nawe igihe gisigaye ariko kuvuga ngo ufunze umuntu imyaka 25 nje nsanga umuhungu wanjye imyaka 25 yarabaye ibandi nta nubwo nzi urumva toramo gutera uriya mwana wayazamenya ko papa yagiye muri gereza azizi iki ngo yaryamanye na yatenye yarumva gufata ku ngufu kuryamana n'umwana utujuje imyaka y'ubukure ibyo bintu byahano ariko utamufashe ku ngufu mukaryamana mwakundanye mwumvikanye ukagira amahirwe nge mbyita nk'amahirwe wenda reka mvuge ngo ni ibyago ukamutera inda ariko niyo mahirwe yawe niba guhana ariko bashyiremo n'inyoroshyo ku buryo urera umwana wawe manzi unatuma tugana ku musozo n'ibintu byinshi tuganire hanga kandi numva byubaka uyu munsi urane Manzi Maganya tumutegerezeho iki ikintu mwanegerezaho bibe mwitangazamakuru bibe mu buzima bwite tugutegerezeho iki Manzi Maganya ikintu mwanegerezaho cya mbere nuko ngewe ndi umunyamwuga kandi niteguye no guha abantu imyuga bayikeneye cyo nicyo kintu cya mbere wanegerezaho kuko buriya ngewe nubwo naje kuba debile igihe kirekire niko nge nabivuga ariko nge singishaka kugendana n'ibidebile geragiza amahirwe ubu debile mbuvamo uri kubyumva ubu ndi mwisi noneho yo kwirukanka nshaka iki amafaranga kugira ngo mbeho neza uri kubyumva ubwo ndi mwisi mbona nabwenge ufite ndagusiga uri kubyumva ikintu cya mbere mwanegerezaho nuko buno hari agacano ngiye gukora televiziyo iri free to air ngiye kugaruka mu itangazamakuru nyuma y'igihe gito naririmo bitarenze nk'icyumweru kimwe nshobora kuba natangiye gukora live kuri televiziyo runaka cyo kirahari ikindi mwanegerezaho nuko buri uko ngize ide nzajya nsura iyi televiziyo tuganire basaba no gukora share subscribe ugatanga ibitekerezo so mutegereze byinshi kandi byiza n'abarezi family bari mu nzira barimo baraza soon abarezi barimo baraza bari kuza rwose nicyo sezeranya abantu bari kuza rwose umwaka wa 2020 na kabiri uzageramo tutarashyira episode nk'eshanu hanze ariko Manzi wenda akantu kamwe wateganya kurongora ryari rero reka mubwire umusa nyine icyo kibazo kuko barumva muvuga ibintu byose ariko nimujya mutevuga gahunda yo kurongora wenda rekana n'ababwizo ukuri kwanjye kubiri muri ibyo bintu sibyo ngewe iyo ndebye abarongoye mbere yanjye sibyo nkareba abo duhura bavuga bati bro ngubu se ndataha noneho madamu ndamuha iki koko uwo nguwo impamvu aba ntacyo afite cyo kumuha ni bwabujije nyine bwo kuba adafite icyo akora noneho hari igihe uba ufite umudamu umukorera buri kimwe cyose n'inkweto wambara yarahengamye kujya ushimisha umugore wawe ariko bro zikarara zishya wangu zikarara zishya wenda ahantu ruzingiye ni hamwe ngewe kubera kumenyana n'abakobwa benshi kamite mbikubwira sinshaka kuzongera umwana kuwo mfite nta nubwo ari n'umwe ni babiri hari uwo nabyaye mbere bamwita Nasir
afite imyaka kuba mama babiri batandukanye kuba mama babiri batandukanye afite imyaka 10 abicaga bigacika oye bibaho buno ntibigutangaze nawe ugiye nko muri mission nka za Mozambique umuturanye akagusigarira ku rugo uri kubyumva wazagaruka ugasanga wabye umwana usa n'amaganya kandi uri Maurice ukagira uti siki cyana noneho bimeze bite uri kubyumva rero ariko ni umuco wo gusigara ku ngo z'abandi icyo kurongora wenda nacyo cyanyuma twavuga sineganya kurongora vuba nana gahunda mfite yo kurongora cyakora wenda ninjya kurongora umuntu nzarongora utari umwe muri abo badamu babiri mubyiye twabyaranye nkabona ni gutya mu muhanda tugahuza nje hari ibyo nagezeho mvunitse uwo rero kugira ngo azaza birye abana banjye babayeho nabi we azagenda azana ibyo afite iwabo cyangwa se ku gasozi ahantu yabishyize biriya biharaje umubwira ngo mwese dusezeranye ngo kumana ngo ngiye ngo nitasezeranye ngo ivanga mutungo ntago nabyemera ngo ngo wabumwonda ko vango mutungo mu byo ngiye navunikiye ibyo bizaribwa n'abana banje cyo ko nushaka ko tuvanga zana ibyo ufite mbone ko utari mayibo nanjye nzana ibyo mfite dusharing ariko bitari ibyo ngibyo abakobwa rwose basubize amerwe mwisaho ni narongora umwe mu bo twabyaranye je suis célibataire ni nuko paka gutyo nyine binwaye reka tubashimira abantu twabanye mukore subscribe asetsa ko binwaye ikisengego share like byose turabibasaba ariko tukomeze tubabwire ngo mukomeze mudukunde cyane dushimire nziza uri kuri kamera ubwo naho uta Imana ibarinde